nkaburamba nibaza nk'amafaranga najyaga gushora iyo nyafashisha imfubyi n'abapfakazi nari kubiki. Hari igihe nyine nk'ikiniga kimfata nkumva nk'umwuka ndawubuze. Haciyemo iminsi 2 petit frère wanjye abijuru yamufashe ari kutuvugaho amagambo mabi kuri telefone. Nta mukobwa wabi wanjye yigurisha ngo bishoboke. Muri aka kanya ndashimira umugabo bita Rujama. Rujama muramuzi, afite iduka ry'amatelefone hano mu mujyi wa Kigali. Tuba twatandukanye muri aka kanya byarangiye, ariko yaremeye yatsa imodoka ye araza aratureba nka famiye, turaganira, tumubwira ibibazo dufite, turaruhuka mu mutima, atugira inama. Yes guys, nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Abatameze neza hope so ko ejo bizagenda neza tu. Ntagahora gahanze. Umugani se n'uwe. Umugani n'uwe. Hari igihe ubuzima rimwe na rimwe bwanga ariko ejo bukongera bugakunda. Nyine kuri iyi si ni up and down. Umunsi umwe tuba turi hasi, undi munsi turi hejuru. By'iyi si niko bimeze. So ku bantu rero bari bamaze igihe kinini batabona filime zacu, harimo filime Ibanga ry'umutima, harimo filime Nina, twahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Nabanje kugira ngo nitwe twahuye nabyo gusa, ariko nabonye Narinda n'umugabo we ariko byagenze. Hano hanze rero mw'abantu mwe, ngewe nguba amagambo yashize ivuga, ari ukuntu umuntu aba akivuga ariko atarabona. Ngewe rero uko umuntu ndeba amagambo yashize ivuga, warabonye, narabonye. Ubigisigaye ni uguceceka nyine ugakora gusa, ibikorwa akaba ari byo bivuga, nta kindi. Nari nanze kuza kuri kamera kubabwira ikibazo twahuye nacyo, kuko gusobanurira abantu biragora. Hari abantu baba bumva uri kubeshya, hari abantu baba bumva ko turi kubeshya. Ikindi bakumva ko wenda cana umuntu yayigurishije, ntibumve nyine agahinda umuntu aba yahuye nako. Mw'abantu mwe uzi kubona YouTube wavunikiye imyaka ukabona iragiye, wararaye amajoro, warakoze ibiki byose, waratutswe, ukabona igihe nyine mu kanya nk'ako guhumeka. Reka mbabwize ukuri, abantu mudukurikira, umuntu najya ababwira ngo arananiwe mujye mumwumva pe, cyangwa ngo arababaye. N'ubwa mbere nje kubabwira ibi bintu, ariko byarambabaje, bintera agahinda, bintera depression, ku buryo kugeza n'aka kanya sindiyumvisha ko byabaye. Nakoze uko nshoboye, nkora filime imvunnye, nyishoramo amafaranga. Kiramo imbaraga zanjye zose uko zakabaye. Kuva natangira gukora filime, nta munsi nigeze ndyama amasaha byibura 5. Nta munsi n'umwe nigeze nyaryama ayo masaha. Naryamaga amasaha menshi yabaga ari 3 yonyine. Nk'abantu mwe mubona wenda mureba episode y'iminota wenda 25, mukagira ngo iyo episode kuyisohora biba byoroshye. Kuyikora biravunana ku rwego utabyumva, cyane ko ni ngiye mwanditsi w'iriya filime mwarebaga, ni ngiye widirectinga, nkaba n'umukinnyi muri yo, nkanaeditinga, nkanayaplodinga. Muri make noneho ikirenzeho nkayibaha buri munsi, nta munsi n'umwe nsibye. Icyumweru kimwe kikaza, icya kabiri, icya gatatu, icya kane. Ni izina ry'Imana yo mu ijuru, iriya filime habe n'igiceri cy'10 nigeze nyinjizamo, habe n'igiceri
cy'icumi nigeze nyinjizamo. Yababaje. Hari ibintu umuntu ahura nabyo akabura n'uburyo yabisobanura rwose. Nyine nararebye ninza kubasobanurira namwe ubwanyu muraza kunyongerera depresiyo, kuko kubera ko muba mutazi ukuntu byagenze. Hari igihe nyine uhubuka ukaba wakandikira umuntu ijambo ribi bro utazi imvune ahura nazo muri ubu buzima. Mw'abantu mwiriya filime nimvuga ngo yaramvunnye mubyumve nk'ukuri, ariko imvune zayo zose, amafaranga, amajoro, umunaniro, yarakuvunnye iranaguhombera. habe n'igiceri cy'atanu nigeze nyibonamo. Mwakibaza ngo byagenze gute? Chano yanjye nk'uko bisanzwe hari abantu baba batifuza iterambere ry'umuntu. Chano yahagaritswe kwinjiza amafaranga nk'uko mwabonye byabaye kuri nde, kuri Linda n'umugabo we. Natwe nibyo byatubayeho. Bahagarika iyo system yo kwinjiza amafaranga. Muri dashboard yanjye hagezemo suko ni ngombwa kuyavuga. Hari hagezemo amafaranga nshobora kukubwira ni wizere. Nagombaga kubikuza ku itariki 21 z'uku kwezi. Ayo mafaranga niyo yari kuma motivation yo gukomeza filime, kuko filime buriya ku bantu batabizi ntago filime ari ukureba gutyo gusa. Filime ishorwamo amafaranga. Ntago filime kuba mfite ubumenyi bwo kuyikora bivuze yuko ikorwa n'ubuntu. Byonyine aka kanya nakubarira njyewe meze nk'umukozi uri gukora iyo filime, amafaranga nakabaye nihemba. Nakubarira igihombo umuntu aba yahuye nacyo udashobora kumva. Biba bibabaje, ariko hari n'impamvu biba byabaye. Gusa nyine buri kintu nkuko nabivuze, umunsi umwe umuntu aba ari hasi, undi munsi akaba ari hejuru. Ku bantu babonye stati zanjye z'ejo narareactinze nyine bigeraho nanabipostinga. Kwihagararaho birananira, kwifata birananira. Hari ikintu uhura nacyo my dear friend. Jewe kano kazi ka YouTube niko kanunze imyaka irenga 5. Imyaka irenga 5 niko kazi kanunze. Niho hantu nkura amafaranga atunga umuryango wanjye. Iyo mvuze umuryango mw'abantu mwe nimukumve nge nawe ruga gusa, dufite famille nini cyane. Dufite famille nini cyane. Iyo nta buzima buhari, hari igihe iyo famille nayo ibigenderamo. Rero ugasanga ikintu wari wizeye ko kiri buguha amafaranga kirahagaze. Urakenera kwishyura inzu, urakenera guhaha, urakenera ABCD. Ibyo bintu kubyiyumvisha ubwabyo, usibye kwegera abakozi b'Imana bakagusengera ukumva ko umutima wawe utuje uri kumwe n'Imana. Ukegera n'abantu bakuru bakakuganiriza, ugatuza nyine muri wowe ukiyakira. No, ntabwo wakicara ngo uvuge ngo ugiye kwiyakira, ahubwo wakicwa n'ibibazo bitewe no gutekereza cyane. Mbere na mbere ikintu nakora muri aka kanya, ndashimira umugabo bita Rujama. Rujama muramuzi, afite iduka ry'amatelefone hano mu mujyi wa Kigali. Ni umupapa mwiza, ni umupapa ukunda abantu, ni umupapa ntabona uko nsobanura. Agira umutima mwiza. Mbabwije ukuri ibibazo twanyuzemo habuze gato nari nandukanye n'umugore wanjye. Ndabeshya. Yari yankatiye ngo tugomba gutanduka. Hano sisi twaje kubwiza abantu ukuri. Ndetse ni ngombwa kubabwira uko.
habuze gato, ni kwa kundi nyine ikintu kiba kigomba kuba ariko kigagarukira mu nzira. Ubu tuvugana kuri iyi tariki turiho ntagomba nicaranye na Oruga nk'umugore wanjye. Iyo hataba uwo mugabo mvuze bita Rujama, tuba twatandukanye muri aka kanya byarangiye. Ariko yaremeye yatsa imodoka ye, araza aratureba nka famiye, turaganira, tumubwira ibibazo dufite, turaruhuka mu mutima, atugira inama nk'urugo rurimo abantu bakiri batoya. Kandi iyo nama narayumvishe, numva hari ahantu nari mfite amakosa nk'umugabo, nsaba imbabazi umugore wanjye, turababarirana. Mushobora kwibaza ngo habaye iki, ninze kuvuga njyenyine. Oya ntubivuge, ntabwo ari ngombwa ngo tuvuge ibyari. Oya njye ibihe mazemo iminsi ngomba kubibwira abantu, kuko none se muri aka kanya nta mbaraga mfite ngo ndabaha filime. Ndetse ugiye kubabwira ibintu byose ugiye bijya no kudutandukanya. Ese mbaha iki? Mbabarira umbwire, nta mbaraga mfite ngo ndabaha filime, nta biganiro mfite ngo ndakora ibindi biganiro, usibye kubibwirira ibyambayeho muri. Ndababwira agahinda ka abwira agahinda. Ako nurire wikarume ubivuga. Sha hari igihe nyine nk'ikiniga kimfata nkumva nk'umwuka ndawubuze. Ako wari unsize bari bigendeye. Mbabarira nyine. Nk'abantu mwe, iyi filime twayishoyemo amafaranga. Nuko nari narakaye, niyo mpamvu nari ngiye. So tubabwire iby'amafaranga tubihorere. Wowe babwira icyayi kigiye gutuma dutandukana. Njye ntabwo nari nzi ko ushobora kuzira kugira inama umuntu. Ubundi hari ikintu kimwe amaje kubona, iyo wubashye umuntu warakubahuka. Nyine iyo umuntu abonye wiyoroheje impande ye, utabaye seriye, nyine sinzi ukuntu umuntu wabifata, ahita abifata ukundi kuntu, akumva ko yakubahuka nyine ikintu cyose, akumva ko uri mugenzi. Sinzi ukuntu nabisobanura. Gusa nyine hari ikintu kibaho ngo cyigisha umuntu. Nizera ko mu gihe nyiri muzima, mu gihe Imana iri mu ruhande rwanjye, mu gihe utarapfa nta kirapfa, nta hantu umubisha yantera aturutse. Benshi mwararwanyije mugira ngo mpagarike filime, mugira ngo nsenyuke, bimwe munabigeraho, channel yanjye irahagarara. Gusa I'm still stand, ndacyahagaze kandi ndacyafite imbaraga zo kurwana. Rero mwa bantu mwe mutazi uko byagenze, nafashije abantu bazana muri filime yanjye. Nta muntu n'uyu n'umwe nazanye muri filime atabinsabye, bose barabinsabye. Nta n'umwe nihamagariye ngiye ngo mubwire ngo vayo, barabinsabye. Hano mfite n'amasezerano yabo twagiranye. Bakoresha amasezerano mbabwira ati nge ndi gutangira proje, aka kanya simfite ibyo nabahereza bya mirenge, ariko uko tuzagenda dukorana, Imana iduteza imbere, ndabizi ko tuzagirana kure, twubake timu ya Danje.
gusa mwabantu ibintu bankoreye ntabwo nari nzi ko ushobora gukora poroje abantu bayishimiye bashyiramo imbaraga yamara gukundwa agashaka kuyisenya. nawe itangaza by'abantu kabisa, bagashoramo n'imbaraga zabo zose ngo ikintu biyubakiye ubwabo cyongere kijye hasi. cyaze munyigishije umuntu gusa ni byiza ko umuntu tumwiga kandi ntabwo tujya dusoza ishuri ry'umuntu duhora tumwiga ariko tukagira biki tubika mu mutwe wacu. munsize hasi uko mutansanze ariko nyuma y'amezi 2 genda ndakora pe sinjya ncika intege. nyuma y'amezi 2 ndaba maze gufixinga ibibazo byose mwaneje, ndaba maze kubifixinga magaze neza. nkaburamba nibaza nk'amafaranga najyaga gushora iyo nyafashisha imfubyi n'abapfakazi nari kubiki. ndetse utangiye kwicuza. ndicuza ibaba we ndicuza, sinjya nicuza ariko aho naricuje. ako mwabantu uzi gufata umwana ukamuzana iwawe ukamugaburira ukamukorera anything ukamuzamurira impano nk'uko abyifuza, warangiza ukamufatira kuri telefone ari kuvuga ubuzima bwawe kuva kuri A kugeza kuri Z. umva ari no kubeshya akahimba mana we, ahubwo ari kubeshya ibintu bitabaho. ntabwo ndi bumuvuge mu izina. hari umwana nakoreshaga muri filime aba hano mu rugo iwanjye, nta na kimwe yamburanye pe, ariko uzi ikintu yakoraga? yacaga ku ruhande akajya kwigurisha ntabizi, akambeshya ngo agiye gusura ababyeyi be, kumba agiye kubonana n'umugabo ngo basambana mwishyure. uyu mwana namugiriye inama inshuro udashobora kubara, namugiriye inshuro eswe, namuhaye inama za zindi ntigeze mpa n'umuntu tuvukana. ndamubwira ati wowe niba ukeneye ikintu nk'umwana w'umukobwa vayo unyegere umbwira ati Derek mfite akabazo k'amafaranga gutya na gutya mfasha ndebe uko nayabona nyamuhe. akugira ngo abimbwire yacaga ku ruhande akajya kwigurisha. aho mbimenyeye turicara turaganira, ndamubwira ati rero mu rugo rwanjye nta mukobwa ucuruza ubuzima bwe njya matunga nyine, nta mukobwa wabi wanjye yigurisha ngo bishoboke. naricaye mbwira uwo mwana iryo jambo, arambwira ati kuva uyu munsi ndabiretse. haciyemo iminsi 2 petit frère wanjye abijuru yamufashe ari kutuvugaho amagambo mabi kuri telefone ngo yafashe nk'igihe kingana n'isaha 1 cyangwa 2 avuga kabisa. petit frère arangije aramukingirana, ndamubwira ati wikingirana umuntu kuko ntabwo twe twari duhari, ibyo bintu amategeko arabihanira. sibye ko twahise tunaza, ndamuganiriza mwereka ko nta nicyo bitwaye, ambwira amagambo yose yavuze, avuga ibyo yadusebeje, avuga ibyo byose arabyemera pe. bwagiye gucya umwana yagiye. rimwe ni umukinnyi wa filime, ari muri filime neza arabizi. kabiri ari gusebya izina rya team arimo, izina ry'umuryango arimo. subwo ibyo bintu wabikora kangahe?
isi ni ishuri. cyakoza ntababeshya, ibi bintu byose bimbayeho isomo nkuyemo mu buzima bwanjye, nta muntu uzongera kuba iwanjye. wowe ubivuga ako se uri gushaka iki? ko nawe nyine ntazi uko uteye. Niba umuntu akubwiye ngo yafashe umwanzuro, jya wumva ngo yawufashe. nshobora kuba mbivuga ariko utambonye nyine narakaye. Iyo narakaye nkavuga ati iki kintu ndagihagaritse, nyine ubwo aba ari ibyo. bacyahagaze. nawe niba utariye umvire mu kiganiro ujye kurya. umuntu yayura inshuro 20 mu kiganiro. ndananiwe. ananiwe se ntabwo ubyutse? ndananiwe nyine murabyutse susuka bakinaniwe. ko wayuye inshuro 20 nazibaze. wowe ya pesha na rero ujye ubeshya. Siraje bari. Ruswa ngewe iyo nshonje natajya nanayura. 5 sawa ubwira shira. Ngewe iyo nshonje nawe njye nayura. Wayura ugatuma umuntu yibagirwa n'ibyo yaragiye kuvuga. Ndekura mani nukagiza kumfatira freni babari. Aye pole. Ndekura? Ndereka nkungu. Bwamumuza se ngende uruhinja. Pole. Ndekura mwana. Ese gira kankuwoze. Uziko utafatanyije na bariya ba. Ngo nanjye nari ngiye hajya. Cyakoza naje gusanga abagore. Oya nese ubwo nari ngiye nta mpamvu itumye ngiye nukagera kuvuga gutya abagore siki. Ese ubwo ari gusubira iwanyu ukabwira ngo iki mama wawe? Naye kuvuga ati umugabo arananiye ntago anyumva. Yumva abandi bantu ngiye akanga kunyumva, rero ubwo ngubwo reka nigendera asigarane n'abantu yumva. Ako nyine turacyari batoya, tuba dukeneye n'abantu batugira inama, sibyo? Kandi iyo umuntu akugiriye inama urazumva, ukumva wakoze amakosa ugasaba imbabazi, ubuzima bugakomeza. Rero nanjye musabye imbabazi, mbabare ko nanjye ngiye kugusiga, ariko ubu ntabwo nzongera kugenda. Ibibazo byose tuzaducamo tuzaza turwana, sibyo? Ndeka mani. Ako se reka nguteretse. Nese kuba umfata nk'akabebe ngiye jumvana mani. Ese nagura akabebe kanjye. Baby. Uvuga mani uceceka. Urumva nyine ntabwo bizongera kubaho, sibyo? Ikindi kandi ishime ibintu byarabaye, sibyo? Kandi byararangiye, byaratwigishije. Rero reka gukomeza kubabara. Nese n'ubundi urakomeza ubabare bigende bite ko bitari bugaruka. Kera rero najyaga nibaza nyine impamvu abantu badafasha bagenzi babo. Ukabona nk'umuntu yibikiye amafaranga ye anabizi ko ayo mafaranga muvuna pe, yakabaye yagabanya abantu. Yaza ati kucya yabika bari watinze. Yesu we hajya ndongeye. Mante yasiki noneho nakobera. Nubi ntabwo nzukuru biri kugenda. Nzukuru biri kugenda we, usubu nabaye iki? Ntabwo ujya ubura defo n'imwe mu kiganiro. Menya naniwe. Niyo mpamvu buriya biri kugenda kuri. Wagira ngo uri umukasi. Nese reka mubwire we rero n'impamvu n'abantu wicisha bugufi nyine kuri rwa rwego nanjye ndashaka. Nyine nanjye byarananiye ubu kubyakira ubwomba. Ikibazo ngiye kukubaza baby, sibyo? Bino bintu nyine tumaze iminsi ducamo, sibyo? Nyine bikwigishije iki? Ese bizongera bibeho cyane ntabwo bizongera kuba? Ntabwo bizongera. Bikwigishije iki? Abantu. Okay. Mbaza ngiye nta bindi bintu mfite byo kubaza byinshi, rega mani numvishe inkuru mbi. Isi ni danje pe. Cyaza umuntu watuziye mu buzima utera umwaku we
ni danje ahantu hose yego komanga bwa mbere nciye muri ibi bintu ngaho ibaze kugira ibyago muri iki gihe. Ufite amayinite? bayatwaye ubundi se ko ahise akupa bigenda ute? Yapfuye ryari? apfuye mu kanya. Ewe kawe. Turi kumwe abantu mwari mudukurikiranye murumva ko tugize ibyago. Mbanze mpamagare mama mubaze uko ibintu byifashe. Hari umupapa nyine witabye Imana. Sawa, turi kumwe kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Mukomeze gusharinga video zacu, mukore subscribe. Turabakunda.